twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 8 umubyeyi utwite yakwitaho akazabyara umwana muzima kandi wujuje ibiro. Ababyeyi benshi bajya bakunda kwibaza impamvu babyara abana b'ibiro bike, abandi bakibaza impamvu babyara abana igihe kitaragera, ndetse rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi ahora yibaza impamvu umwana yamupfiriye mu nda. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 8 uyu mubyeyi yakwitaho kugira ngo azirinde izo ngorane zose zazamubaho mu gihe atwite akazabyara amerewe neza. Ni karibu mu kiganiro Karame Mubyeyi. Icyambere umubyeyi akwiriye kwitaho ni ukumenya ko atwite. Hari abamama benshi usanga batungurwa no gusama, ntazamenye igihe yasamiye, cyangwa se umuntu wese yaba umukobwa cyangwa umudamu ubana n'umugabo cyangwa se inshuti ye ariko bakabana mu buryo bwo guhuza ibitsina, abakwiye kumenya igihe yasamiye cyangwa se igihe yatwitiye. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko nta muntu ukwiriye gutungurwa no gusama, kuko iyo bigutunguye hazamo ingorane nyinshi cyane. Bamwe rero bajya bagira ibimenyetso ariko ntibabimenye, ugasanga aribeshya ko arwaye agatangira kunywa imiti, cyane cyane ko hari abayinywa bayiguze mu mafarumasi batageze kwa muganga, abandi bagatangira kwivurisha imiti y'ibyatsi, kandi uwo mubyeyi rwose afite umwana mu nda. Ibi rero bikaba byaba imwe mu mpamvu ituma abadamu benshi bagira ibibazo byo kuzabyara abana bafite ibyo twakwita za malformation congénitale, cyangwa se bakazavukana ibindi bibazo by'uburyo butandukanye. Icy'ingenzi rero ni ukumenya ko umuntu atwite. Niba umurikiye ubana n'umugabo, ukwiriye kujya witonda igihe wabuze imihango. Ntiwihute gutekereza yuko wirengeje cyangwa se utangiye gutekereza ko urwaye, ukaba wanatekereza yuko utwite. Ni byiza rero yuko uyu mubyeyi wabuze imihango nyuma y'ukwezi cyangwa se amezi 2 abanza gukora teste akareba ko atwite, kugira ngo amenye neza imiti akwiriye gukoresha kandi anamenye niba koko akwiriye kwivuza. Icyambere rero duhamagarira abadukurikiye ni uko umubyeyi wese akwiriye kwipima ubwe ku giti cye, cyangwa se akajya kwa muganga bakamupima. Bashobora gufata ikizamini cy'amaraso cyangwa bagakoresha ikizamini cy'inkari bakamenya ko uyu mubyeyi adatwite. Iyo atwite rero hatangira gahunda yo kumukurikirana nk'umuntu utwite kugira ngo azabashe kubyara umwana muzima. Ahangaha ndamenyesha yuko hari imiti yemewe gukoreshwa n'ababyeyi batwite gusa n'ibyo batemerewe gukoresha. Niyo mpamvu duhamagarira abadukurikiye kwirinda gupfa kunywa imiti iyo ari yo yose, yaba iyo kwa muganga cyangwa se iy'ibyatsi mu gihe utwite, kuko uba utazi neza niba iyo miti idashobora kwangiza umwana wawe. Abaganga rero baba bafite liste cyangwa se urutonde rw'imiti ikwiriye guhabwa umugore utwite n'indi miti idakwiriye guhabwa umugore utwite, kuko icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko imwe mu miti yaba iyo kwa muganga cyangwa ibyatsi itambuka ikaba yanyura mu ya nyuma ariyo twita placenta, ikaba yaca mu rureri ikagera mu mwana. Iyo inda rero ikiri ntoya, ya miti ishobora kujya kwangiza iremwa ry'umwana, bityo umwana akazavuka afite ubusembwa runaka. Icya kabiri ni uko uyu mubyeyi wamaze kumenya ko atwite aba akwiriye gukurikirana gahunda zo kwa muganga zo kumupima inda. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko gupimisha inda cyangwa se gukurikiza amarandevu abaganga baha umubyeyi utwite bigira umumaro ukomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ubuzima bw'umwana. Mu gihembwe cya mbere cy'inda, icyo abaganga baba bifuza kumenya ni uko uyu mubyeyi nta burwayi yari asanzwe afite mbere yo gutwita. Ikindi hakamenyekana ibiro uyu mubyeyi yari afite mbere y'uko asama, kuko ibi byose biba bizagira umumaro ukomeye cyane kumenya niba evolution y'inda cyangwa se imikurire y'umwana uri mu nda igenda neza, kuko bapima amaraso, bagapima inkari kugira ngo barebe niba nta kibazo uyu mubyeyi yari asanzwe afite. Cyane cyane ko iyo uyu mubyeyi atwite wenda asanzwe abana n'ubwandu bw'agakoko ka sida, aba akwiye gufashwa cyane kugira ngo azabashe kubyara umwana muzima. Ikindi ni uko mu gihe atwite ashobora kwandura indwara nka za sifilisi, ibyo bikaba byatuma umwana we azavukana ubusembwa cyangwa se akaba yapfira mu nda. Muri iki gihembwe rero iyo umubyeyi agiye gupimisha inda, hari ibizamini bifatwa.
kimwe n'uko uyu mubyeyi apimwa ari kumwe n'umugabo we bakareba ko batari basanzwe babana n'iyo virusi itera sida. Ikindi ni uko uyu mubyeyi apimirwa ingano y'amaraso kugira ngo bamenye niba amaraso umubyeyi utwite afite ahagije mu kuzatunga umwana kugeza igihe azabyarira. Ikindi ni uko hapimwa ikizamini cy'inkari. Mu nkari bakareba niba uyu mubyeyi nta bibazo byo mu myanya yo kwihagarika afite cyangwa se mu myanya y'ibanga, kuko ubu bwandu nabwo bujya butuma ababyeyi benshi babyara abana bapfuye cyangwa se akazabyara umwana igihe kitageze, cyangwa se muri cya gihembwe cya mbere cy'inda ikaba yavamo bitewe n'uko bafite ayo ma infection urogenital. Ni byiza rero yuko uyu mubyeyi amenya ko kwipimisha mu gihe cyose atwite ari ingenzi ku buzima bwe ndetse n'ubuzima bw'umwana. Ikindi twavuga ni uko uyu mubyeyi wagiye kwipimisha ahabwa urukingo rwa tetanusi. Tetanusi ni indwara mbi cyane yandurira mu bikomere, cyane ko tuzi ko umubyeyi wese uzabyara aba azagira igikomere runaka. Iyo rero atikingije uru rukingo hari igihe ashobora kurwara iyi ndwara ya tetanusi ishobora guhitana ubuzima bwe cyangwa se igahitana n'ubuzima bw'umwana. Niyo mpamvu akigera kwa muganga bahita bamuha urukingo rwa mbere. Izi zikaba kandi inkingo zizagera mu nshuro 5 kugira ngo umubyeyi abe yizeye neza yuko ubuzima bwe bukingiye ndetse umwana we akaba azavuka nta kibazo afite. Ikindi gikorwa muri iki gihembwe cya mbere cy'inda ni uko uyu mubyeyi ahabwa supaneti iteye umuti. Mu bihugu byacu bishyuha, malariya ihitana ubuzima bw'ababyeyi benshi batwite ndetse n'ubuzima bw'abana. Rero iyo yaje ku gipimo ahabwa supaneti iteye umuti akabwirizwa no kuyiraramo kugira ngo ashobore kurinda ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. Muri iki gihembwe cya mbere cy'inda iyo uyu mubyeyi yaje kwa muganga, ikindi ni uko bamuha ibinini bya feri. Ibi binini rero bikaba ari ibinini by'ingenzi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Reka mpamagarire abankurikiye kumenya ko ibi binini bikwiriye kunyobwa nk'uko umuganga aba yabitanze. Ibi binini rero byongera ingano y'amaraso kugira ngo uwo mubyeyi wacu agire amaraso mazima kandi menshi akwiriye abasha kumufasha gutunga umwana uri mu nda. Mu gihe tuzi neza ko umubyeyi atwite we ashobora kurya, umwana we nta kindi kintu ashobora kurya keretse ibyo yakira bivuye kuri mama we. Intungamubiri zose zitwarwa n'amaraso ndetse n'umwuka wa oxygen umwana ahumeka ugatwarwa n'amaraso. Iyo rero uyu mubyeyi afite amaraso nkene, ibyo byose bigera ku mwana ari bike cyane cyangwa ntibinamugereho, umwana akaba yagwingira ari mu nda. Reka mpamagarire ababyeyi bangurikiye bajye bafata ibi binini ariko ntibabinywe, bibutse ko bakora amakosa akomeye cyane, kuko ingano y'amaraso ifite ubusobanuro bukomeye ku buzima bw'umwana n'ubuzima bw'umubyeyi utwite. Iki kinini rero kinyobwa ari kinini kimwe ku munsi. Inama nagira abadukurikiye ni uko ari kinini gikwiriye kuribwa nijoro umubyeyi amaze gufata ifunguro ry'umugoroba, kubera ko abenshi bateka iseseme bakagira ikizungera bakabireka. Ni byiza rero ko ibi binini binyobwa nijoro. Niba ibi binini barabiguhaye ukwiriye kubikura hahandi wabibitse ukabinywa. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko uyu mubyeyi ashobora kunywa ibi binini ndetse na nyuma yo kubyara, kuko aba azakenera kongera kugira ubuzima bwiza no gusubizaho amaraso aba yaratakaye mu gihe yabyaraga. Ibi ni ibinini rero umubyeyi ahabwa yagiye kwipimisha inda. Ikindi kigaragaza umumaro wo kwipimisha ni uko uyu mubyeyi ahabwa ibinini bimurinda inzoka. Inzoka nazo ni ibyuririzi bijya bikunda kumunga ubuzima bw'ababyeyi batwite, ugasanga bibonka amaraso. Izo nzoka rero cyane cyane nka za sikarisi ni inzoka zibera mu mara y'umubyeyi utwite zikajya zikurura cyangwa zinyunyuza intungamubiri zose umubyeyi yariye, ugasanga n'ubwo umubyeyi yarya ariko afite ibimenyetso by'uko afite bwaki. Rero ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umubyeyi yahawe ibi binini bimurinda inzoka bituma agira ubuzima bwiza ndetse umwana akabasha gukura neza mu nda, kuko aba yakira za ntungamubiri zihagije. Icya gatatu umubyeyi utwite aba akwiye kwitaho cyane kugira ngo azabyare umwana muzima ni ukurya indyo yuzuye. Iyi ndyo yuzuye tuyivuga kenshi n'ahantu henshi muzagenda muyumva, kuko igira uruhare rukomeye cyane mu mikurire y'umwana uri mu nda. Ikindi iyi ndyo yuzuye ikagira uruhare rukomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Hamwe na hamwe usanga ababyeyi bararwaye bwaki ndetse wamubona rwose ukabona nta mbaraga afite. Ahandi ugasanga ababyeyi bagira cya kibazo cy'amaraso nkene kuko baba bariye ibyo kurya bidafite za ntungamubiri zihagije.
bihagije. Rero niba uri umubyeyi ukaba ushaka kuzabyara umwana muzima kandi umeze neza, ukwiriye kwita cyane ku ndyo yuzuye. Reka mvugane n'ababyeyi bajya bagira ibibazo byo kuruka no gucira mu gihembwe cya mbere cy'inda, ugasanga bararetse kurya bitewe n'uko barya ibyo kurya bikabamerera nabi. Iyo hano utekereje agaciro k'ubuzima umwana wazavuka afite, biguha imbaraga zo kurya. Niyo waba ubirya ukabiruka, tukugira inama y'uko wongera ukarya rwose, ntuhagarike kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye rero ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi. Ahangaha tuvuga ko aba akwiriye kurya ibitera imbaraga, kuko umubyeyi utwite aba akeneye imbaraga zo kugira ngo abashe gukora akazi ke ka buri munsi, ariko arabone n'imbaraga zikuza umwana uri mu nda ye. Ikindi ni uko uyu mubyeyi utwite agomba kurya ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri hano tuvugamo amaporoteyine. Hari poroteyine zituruka ku nyamaswa na poroteyine zituruka ku bihingwa. Izituruka ku nyamaswa twazibona mu mata, mu magi, mu nyama, amafi y'ubwoko butandukanye. Izituruka mu bihingwa rero inyinshi ziboneka muri soya, mu binyobwa, mu bishyimbo no mu mashaza, ndetse n'ibindi byo kurya bimwe na bimwe bigenda bigiramo poroteyine nkeya cyane, ariko ugasanga zirimo. Ni byiza rero yuko umubyeyi utwite akwiriye kurya ibyubaka umubiri, kuko ayo maporoteyine yose aba azafatanyiriza hamwe kurema wa mwana no kumukuza uri mu nda. Ikindi ni uko uyu mubyeyi utwite akwiriye kurya ibimurinda indwara. Ahangaha ibirinda indwara ni imbuto n'imboga. Dufite amoko menshi cyane y'imboga zitandukanye umubyeyi utwite akwiriye kurya kugira ngo abashe kumugirira umumaro. Ahangaha icyo aba ashakamo ni amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Reka mbwire abadukurikiye yuko iyi myunyungugu ndetse n'aya mavitamine bigira uruhare rukomeye cyane mu kurema umwana, ndetse bikaba byamurinda kuzavukana ubusembwa cyangwa se ibyo twita malformation congénitale. Mbibutse ko mu gihembwe cya mbere cy'inda haba hari kurema umwana. Uyu mwana rero iyo amaze kuremwa akinjira mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu cy'inda, ingingo zaremwe nizo ziba zigiye gukura. Icyabayeho mu gihembwe cya mbere ntigishobora guhinduka mu bindi bihembwe by'inda. Bivuze ngo uko umwana yaremwe mu gihembwe cya mbere niko azavuka ameze. Ababyeyi bamurikiye rero ndetse n'undi muntu wese unyumva, mukwiye kumenya yuko kurya indyo yuzuye ari byo birema wa mwana uri mu nda, akazavukana ingingo zose kandi nazo zifite ubuzima buzima, zidafite ubusembwa. Rero imboga nazo zigira imyunyungugu myinshi ndetse n'amavitamine. Ikosa rikomeye cyane abamama bajya bakora ni uguteka imboga zigashya cyane, ugasanga amavitamine menshi yishwe n'umuriro, bakarya imboga zitagifite umumaro. Ni byiza ko ababyeyi batwite bashobora kwitunganyiriza imboga mbisi, bakaba bazirya ibyo twita salade, cyangwa se banaziteka ntibazihishe cyane, bakaba bazirya zidahiye kugira ngo bakire ya myunyungugu ndetse n'aya mavitamine ashobora gutuma ubuzima bwabo bugenda neza. Ikindi ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko imboga n'imbuto birinda ubuzima bw'umubyeyi utwite kurwaragurika, kubera ko akenshi ababyeyi baba baratakaje ubudahangarwa bw'ubuzima bwabo mu gihe batwite. Ni byiza rero yuko barya imboga n'imbuto byinshi kandi bihagije kugira ngo bashobore kugira bwa buzima bwiza ndetse no kurwaragurika bya hato na hato. Dufite rero uruvange rw'imbuto ndetse n'imboga bishobora guhinduranwa umunsi ku wundi, umubyeyi utwite akabasha kwakira za ntungamubiri zihagije. Ikindi twavuga ni uko uyu mubyeyi urya indyo yuzuye adashobora kugira ikibazo cyo kubura amaraso, kuko mu mboga ziribwa haba harimo amabeterave, no mu mbuto ziribwa haba harimo imbuto zimuha umwunyungugu wa feri. Ibi rero bikaba bifasha kugira ngo amaraso y'umubyeyi utwite abashe kuba mazima aturuka mu byo kurya. Ahangaha nanavuga yuko umushogoro uturuka ku bishyimbo ari imboga nziza cyane mu gihe cy'umwero wawo ababyeyi bakwiriye gukoresha kugira ngo bakire ubutare cyangwa se iyi feri ihagije. Mvuga iby'imboga reka ndangirize ku isombe. Isombe nizo mboga ziribwa zihiye cyane, bitandukanye n'ibyo twavuze haruguru. Ni umwihariko rero w'imboga ko isombe bayiteka igashya neza, kuko nayo itanga uyu mwunyungugu wa feri uhagije, bityo ababyeyi ntibabashe kugira cya kibazo cy'amaraso nkene. Ikindi ni uko mu mbuto avoka iza ku rubuto rwa mbere rw'ingenzi rugira uyu mwunyungugu wa feri, ukaba ari umunyu ushobora gutuma aba babyeyi bagira amaraso meza kandi akwiriye. Icya kane umubyeyi utwite akwiye kwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza ni ugukora imyitozo ngororamubiri, guhumeka umwuka mwiza wa oxygene ndetse no kota izuba.
Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko umubyeyi utwite iyo akora imyitozo ngororamubiri bimurinda kongera ibiro byinshi cyane ku buzima bwe, ndetse bigatuma umuvuduko w'amaraso ugenda ku rugero ruhagije kugira ngo umwuka mwiza wa ogisijene ubashe kugera ku mwana, ndetse na za ntungamubiri zibashe kugera ku mwana. Ababyeyi benshi rero iyo batwite usanga biyumva nk'abantu barwaye, ubundi ugasanga bababara umugongo, bumva bafite ibintu by'amavunane. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko umubyeyi ukora imyitozo ngororamubiri ayo mavunane yose arayivura, ndetse akaba yagira ubuzima bwiza. Iyi myitozo rero ikwiye kwitonderwa. Niba utari usanzwe ukora imyitozo ngororamubiri, ukwiriye kwirinda gupfa kuyikora udahawe uburenganzira n'umuganga ugukurikirana cyangwa se umubyaza. Ahangaha twagira inama ababyeyi badasanzwe bakora imyitozo ngororamubiri ko bajya bakoresha umwitozo wo kugenda n'amaguru, kuko ni umwitozo mwiza cyane ukorwa n'ababyeyi bose kandi ntubagireho ingaruka. Niba rero uri umubyeyi utwite umurikiye ukaba wari usanzwe uri umusiporutifu cyangwa se ukora imyitozo ngororamubiri, ugirwa inama yo gusaba uburenganzira umuganga ugukurikirana ugakomeza imyitozo ngororamubiri ariko ugakuraho itemewe ku mubyeyi utwite. Ikindi ni uko ababyeyi batwite bakwiriye gukora umwitozo wo guhumeka. Uyu mwitozo wo guhumeka ni uwo kwinjiza umwuka mwinshi cyane mu bihaha ndetse no gusohora umwuka wari uri mu bihaha. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko iyo uyu mubyeyi akora uyu mwitozo bimufasha gusohora gasi carbonique iri mu bihaha bye, ndetse akinjiza ogisijeni nyinshi ihagije. Iyi ogisijeni rero ikanyura mu maraso ikagera ku mwana. Ibi bikaba intandaro yo gutuma umwana uri mu nda agira ubuzima bwiza kuko yakira wa mwuka uhagije. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko umwana uri mu nda ibihaha bye biba biri aho biba bidakora. Iyo rero uyu mubyeyi akora umwitozo ngororamubiri wo guhumeka yinjiza umwuka mwinshi wa ogisijeni, bituma wa mwuka unyura muri placenta ukagera ku mwana, bityo umwana agahumeka neza ndetse akabasha kuba muzima. Ikindi ni uko umubyeyi utwite aba akwiriye kota izuba rya mu gitondo, niryo zuba ry'agasusuruko, ni rya zuba ridatwika cyane, riba riri hagati ya saa 12 na saa 2 za mu gitondo. Iri zuba rero riba ryifitemo vitamini D. Iyi vitamini D ikenerwa n'abagore batwite ndetse n'abana babo bari mu nda, kubera ko ari vitamini ifasha mu bikorwa by'amagufa kugira ngo amagufwa y'umubyeyi utwite agire ubuzima bwiza, kandi n'amagufwa y'umwana we nawe azabashe kugira ubuzima bwiza. Rero iri zuba rya mu gitondo rirakenewe cyane ku babyeyi batwite. Utashobora kubona iryo zuba rya mu gitondo yakota izuba rya nimugoroba, ibyo bita kiberino. Ni rya zuba riba riri mu kurenga hagati ya saa 10 na saa 12 z'umugoroba. Iri zuba naryo rigira umumaro ukomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite, nk'uko twabivuze ko ritanga ya vitamine D. Umubiri ugashobora gukoresha iyi vitamine neza, ndetse ababyeyi bakabasha kugira amagufwa meza akomeye kandi afite ubuzima. Icya gatanu twavuga umubyeyi utwite akwiriye kwitaho mu gihe atwite akazabyara neza kandi akagira ubuzima bwiza ni ikiruhuko. Abamama benshi bakunda kuvuga ko iyo batwite babura ibitotsi. Ahangaha ubushakashatsi buvuga ko uyu mubyeyi niba adafite ibitotsi ngo asinzire, ariko aba akwiriye kuryama. Amasaha meza umubyeyi utwite aba akwiriye gukoresha mu gihe aruhuka ni hagati y'amasaha 6 n'8 mu ijoro. Ni byiza rero yuko uyu mubyeyi akoresha aya masaha ari mu buriri. Niyo waba udasinziriye ariko ukaryama, ntabwo ari byiza ko umubyeyi akoresha amasaha y'amanywa ugakoresha n'ay'ijoro. Iyo umubiri wawe unaniwe cyane utangira gusekreta imisemburo ituruka kuri stress. Iyi misemburo rero ikaba yajya kwangiza ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'umwana utwite. Kuruhuka rero ku mubyeyi utwite ni ingenzi kuko bituma ubuzima bwe bwongera gukora neza. Akenshi ababyeyi iyo baruhutse usanga habaho restaurasiyo y'ubuzima, ndetse ubwonko bw'umubyeyi bukaruhuka bukabasha gukora neza, na wa mwana uri mu nda nawe akabasha kubona ikiruhuko cyiza bituma ubuzima bwe bugenda neza. Uyu mubyeyi rero akwiriye no kumenya ko akwiye kugabanya imirimo y'ingufu imuvuna. Niba ari umubyeyi ukora akazi kavunanye akwiriye kukagabanya kugira ngo umubiri we kunanirwa cyane. Ikindi ni uko hagati mu masaha y'amanywa umubyeyi ashobora gufatamo iminota 30 cyangwa isaha akaba yaruhuka aho bishobokera, ariko niba bidakunda akwiye kubahiriza amasaha yo kuryama ya nijoro kugira ngo umubiri we uruhuke, ubashe kwakira imbaraga nshyashya zishobora gutuma abasha gukomeza
kuba neza kuzageza kuri ya mezi 10 umubyeyi azabyariraho. Reka turebere hamwe akaga kajya kuba ku babyeyi bataruhuka neza. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko umubyeyi unaniwe cyangwa se utaruhuka neza ashobora kugira ikibazo cyo gukuramo inda niba ari mu gihembwe cya mbere cy'inda. Ikindi ni uko mu gihembwe cya kabiri ndetse n'icya gatatu ashobora kwisanga isuha yamenetse kare. Ikindi ni uko ashobora kugira ikibazo cy'uko umwana yamupfira mu nda niba ari umubyeyi ugira umunaniro ukabije. Ikindi ubushakashatsi bwavuze ni uko uyu mubyeyi ashobora kubyara prematurema, akabyara igihe kitageze. Murumva rero yuko stress ikabije cyangwa se umunaniro ukabije ari ikintu kibi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Ni byiza ko ababyeyi batwite baruhuka kandi neza bihagije kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza. Icya gatandatu umubyeyi utwite akwiye kwitaho cyane kugira ngo agire ubuzima bwiza, azabyare umwana muzima ndetse ufite ubuzima, ni ukureka itabi, inzoga ndetse n'ikawa nyinshi ku babikoresha. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko itabi rigira uburozi bubi cyane bwa nikotine bujya butambuka mu maraso y'umubyeyi utwite bukagera ku mwana, bukaba bwatuma umwana azavukana ibibari cyangwa se akavukana indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Abana benshi bajya bavuka bafite ibibazo mu mihumekere yabo byaraturutse ko ababyeyi babo bagiye bakonsoma itabi batwite cyangwa se bahumetse umwuka w'itabi mu gihe babana n'abantu banywa itabi. Itabi rero ni ribi cyane. Niba uri umubyeyi utwite umurikiye ukaba wanywa itabi, ukwiye rwose kwiga kurivaho no kurireka burundu kugira ngo uzabashe kubyara umwana muzima. Ikindi ni uko iri tabi rishobora gutuma ababyeyi bakuramo inda, abana bakaba bapfira mu nda cyangwa se ababyeyi bakaba babyara hatageze. Hari n'ikindi kibazo cyari giterwa n'itabi, komoka kare kwa placenta cyangwa se iyanyuma. Ibi iyo bidahitanye ubuzima bw'umwana bishobora guhitana ubuzima bw'umubyeyi utwite. Murumva rero ko itabi ari ikintu kibi cyane ku buzima bw'umubyeyi. Inzoga nayo ubushakashatsi bugaragaza ko yifitemo alcohol yitwa ethanol. Iyi alcohol nayo igitambuka ikagera ku mwana binyuze muri placenta ndetse n'urureri, ikaba yajya kwangiza umwana uri mu nda, cyangwa se ikaba yatuma uyu mwana azavuka nawe ari umwalcoholique, ari umunywi w'inzoga ku rugero ukabije cyane. Usibye ko uyu mwana yazavuka ari umwalcoholique, ariko inzoga inadeforma ubwiza bwo mu maso bw'umwana, akavuka afite forme yo mu maso itameze neza. Murumva rero yuko inzoga n'itabi ari ibintu bibi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Ikindi ni uko ababyeyi bakoresha ikawa cyane nabyo ari bibi. Ikawa ni ikinyobwa cyongera umuvuduko w'amaraso ukaba wajya hejuru. Ntabwo rero umubyeyi utwite aba akwiye kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru kuko bimuteza ingorane yaba kuri we ndetse n'umwana atwite. Abanywa ikawa nyinshi bakwiye kuyigabanya cyangwa se bakanayireka kugira ngo bazabashe kubyara wa mwana muzima kandi ufite imbaraga. Ahangaha kuri ingingo ya gatandatu ababyeyi bamurikiye bakwiye kubyitaho cyane kugira ngo bazabashe kubyara abana bazima. Ingingo ya karindwi, uyu mubyeyi utwite akwiye kwita kugira ngo azabe muzima kandi abyarire umwana muzima, ni ukugira isuku ihagije. Isuku muri byose. Ahangaha tuvuga isuku ni ku mubiri, ku myambaro ndetse n'ahatuzengurutse. Rero isuku yerekeranye n'umubiri w'umuntu ni uko umubyeyi utwite aba akwiriye koga bihagije, agakaraba byibuze 2 cyangwa 3 ku munsi, kandi agakaraba amazi meza n'isabune. Ahangaha tuvuga isuku ku mubyeyi utwite, reka tuvuge icy'ingenzi cyane cyo gukaraba intoki. Ni byiza ko uyu mubyeyi akaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi kugira ngo yirinde imyanda ituruka hanze yinjira mu mubiri we. Ikindi twavuga ni uko mu koga ari byiza ko uyu mubyeyi ahinduranya imyogere, ashobora gukora amazi akonje, ikindi gihe akaba yakora amazi ashyushye, kuko ubushyuhe bw'amazi ndetse n'ubukonje bwayo bugira impact ikomeye cyane ku mitemberere y'amaraso. Bishobora gutuma itembera rye ry'amaraso rigenda neza. Ikindi ni uko iyo agize isuku ihagije ku mubiri we bimurinda indwara zo ku ruhu nazo zishobora kurwarwa n'ababyeyi batwite. Tuvuga iby'isuku rero, reka tuvuge isuku y'imyambaro. Ni byiza ko umubyeyi utwite yambara imyambaro ifuze kandi iteye ipasi. Ikindi ababyeyi bakirinda kwambara imyenda ibahambiriye cyane, kuko imyenda ihambiriye umubyeyi utwite ijena isirikirasiyo y'amaraso, ugasanga itembera ry'amaraso ntabwo rikorwa neza. Aha tuvuga ku isuku y'imyambaro, reka ngaruke ku isuku y'imbere, imyenda y'imbere. Ahangaha umubyeyi utwite agirwa inama yo gufura imyenda y'imbere akayanika ku zuba
cyangwa se akayitera ipasi kugira ngo bimurinde kugira ama-infection urogenital. Aya ni ama-infection mabi cyane ajya azahaza ubuzima bw'ababyeyi batwite. Ushaka kumenya ibyerekeranye n'izi infection wajya kuri Karame Umubyeyi TV wabonaho ikiganiro kirambuye kivuga ibyerekeranye n'aya ma-infection urogenital. Ikindi twavuga nuko ku buzima bw'isuku ahatuzengurutse umubyeyi utwite aba akwiriye kuba ahantu heza, cyane cyane akwiye kurara mu cyumba kirimo umwuka uhagije. Icyumba cy'umubyeyi utwite gikwiriye gufungurwa amadirishya mu gitondo kugira ngo imirasire y'izuba ibashe kukinjiramo, kuko iriya mirasire y'izuba yica amamikorobe ashobora kuboneka muri icyo cyumba aterwa n'ubukonje, bityo umubyeyi utwite akaryama ahantu heza harimo umwuka uhagije kandi hazima. Ikindi ni uko aba akwiriye kwita ku isuku y'ibimuzengurutse, ubwo ndavuga mu gikoni, muri tuwarete n'ahandi, kuko ubuzima bw'umubyeyi utwite buba bwakwandura bya hato na hato. Niyo mpamvu aba akwiriye kuba ahantu hari isuku ihagije kugira ngo ubuzima bwe bubashe kuba bwiza, cyane cyane ko isuku ari isoko y'ubuzima, kandi indwara zituruka ku mwanda zikaba ari indwara zizahaza cyane ubuzima bw'ababyeyi batwite. Isuku rero ikwiye kwitabwaho cyane kugira ngo wa mubyeyi wacu azabyare umwana muzima. Mvuga isuku y'ahatuzengurutse, ndavuga n'isuku y'ibiribwa. Ibyo kurya umubyeyi utwite arya bikwiye kuba bikoranye isuku ihagije, cyane cyane imboga n'imbuto, kugira ngo abashe kubirya nta myanda irimo yakwangiza ubuzima bwe. Icya munani umubyeyi utwite aba akwiye kwitaho cyane ni ukuririmba cyangwa se kumva indirimbo. Indirimbo zigira uruhare rukomeye cyane mu kuruhura ubuzima bwa muntu. Ubushakashatsi buvuga ko iyo umubyeyi utwite yumva indirimbo bifasha mu irema ry'ubwonko bw'umwana we. Ibyo bikazatuma umwana avukana ubwonko burimwe neza kandi bwagutse buzashobora guhangana n'ubuzima bwo ku isi. Murumva rero yuko indirimbo zifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Iyo umubyeyi utwite aririmba aba ari umwitozo mwiza cyane, kuko aba yinjiza umwuka mwinshi kandi asohora n'uwundi. Ibyo bikaba byatuma umwuka ogisijene ugera ku mwana ukwiriye. Ikindi ni uko iyo uyu mubyeyi akunda kuririmba bimumara stress, bikamumara umunaniro, ndetse akumva umubiri we aguwe neza. Ibyo bikaba byatuma amarangamutima y'umubyeyi utwite aba meza, aho kugira ngo yiyumvire ndetse ahore yumva ameze nk'umuntu udaryohewe n'ubuzima. Ikindi ni uko uyu mubyeyi utwite udashobora kuririmba ashobora kumva indirimbo zituje. Izi ndirimbo nazo zimufasha kuruhuka neza ndetse no kugabanya stress, bityo bikaba byatuma ubuzima bw'umubyeyi utwite bugenda neza. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko indirimbo ari ubuzima, kandi amarangamutima yacu nayo akwiriye guhabwa agaciro bitewe n'uko nayo ari ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hano ndabwira abankurikiye yuko ushobora kumva indirimbo izo arizo zose bitewe n'uwo uriwe. Ushobora kuba uri umwe mu bantu bakunda kumva indirimbo z'Imana, icyo gihe ntacyo byaba bitwaye. Niyo waba utumva indirimbo z'Imana, ufite izindi ndirimbo z'abahanzi runaka ukunda kumva, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Icy'ingenzi ni uko amagambo agize izo ndirimbo atakwangiza ubuzima bwawe, kandi na melodi y'iyo ndirimbo ikaba yagufasha kumva uguwe neza. Kuririmba rero nabyo ni kimwe mu bintu umubyeyi utwite akwiye kwitaho kugira ngo azagire umwana mwiza kandi umwana muzima. Ikindi ni uko iyi ndirimbo ukunda kumva, byanze bikunze umwana wawe azavuka ayizi kandi ayikunda, kubera ko umwana uri mu nda nubwo atavuga ariko arumva. Rero icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko abana bavuka ku babyeyi bakunda kuririmba cyangwa se b'abahanzi, iyo mpano nabo barayivukana, ukazasanga mu buzima bwabo bazavamo abaririmbyi bakomeye cyangwa se b'abahanga. Iki kiganiro reka ndarikira abadukurikiye kumenya ko kuri Karame Umubyeyi hariho n'ibindi biganiro birambuye, nk'ikiganiro cy'inzoga, ikiganiro cy'itabi, n'ikiganiro cy'indwara zifata mu myanya y'ibanga. Ibyo byose mwabisanga kuri Karame Umubyeyi. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho, ugakora share kugira ngo dusangize aya makuru abandi. Ikindi ugakora like ndetse ugakora na comment kugira ngo tumenye uko ibi biganiro byacu bibafasha.